abantu turi gusengana uyu mwanya, ndabinginze gira akanya gato utekereze ku muremyi wawe, ugira akanya gato utekereza aho yavuze azakujyana, uvuga uti iki gihugu namenye neza ko nta nzara ibamo, namenye ko nta byago bibayo, namenye ko nta burwayi bubayo, namenye ko abaho bose baguwe neza, namenye ko abaho bose banezerewe, ntago hazajyayo umusore ubyibushye, ntago hazajyayo unanutse, ntago hazajyayo undi, hazajyayo uwamaze kwizera ko hazabayo, hazajyayo uwabyiringiye muri we, hazajyayo wizeye umwana w'intama wemeye kumena amaraso, uwo niwe uzabayo, uyu niwe ufite ibyiringiro by'aho azaba, uwo nguwo ngo yiboneze yitunganye. Kwiboneza ni ukuhe? Izera umwami wawe wagupfiriye, hanyuma ugira inzara n'inyota byo kuzatura muri icyo gihugu, wishwana n'abantu, witerana amagambo n'abantu, wirema urwangano n'ishyari muri wowe, oya byihorere n'iby'akanya gatoya, nyurwa n'ibyo ufite. Buriya umutima unyuzwe unezeza Imana, umutima unyuzwe ubasha kwizera, nubwo umubiri uri kukubabaza n'iby'akanya gatoya, naho byarangira utashye uzagenda ugifite ibyiringiro. None se urarwana n'urupfu ko ariyo nzira twese tuzanyuramo? Urarwana n'iki? Komeza kwizera umwami wawe, wimukuraho amaso, ujye umutumbira. Niko umuririmbyi yavuze ngo ujye umuhanga amaso umutumbire, jya umutumbira. Senga ubudasiba mwene data, nusenga ntugasenga n'amaganya, ntugasenga n'agahinda, uzasenga n'ibyishimo byinshi by'uko uri kumwe na papa, by'uko akumvira, by'uko ari we wakureze akagukuza akakugeza uyu munsi. Jya usenga n'ibyishimo byo kwizera. Amarira turira saa y'agahinda, oya saa y'umubabaro, ahubwo nuko twibutsa aho data yadukuye, ahubwo nuko twibutsa aho tujya. Ni heza. Abantu bikubonera mu gahinda kahashize, abantu bigutwarira mu mateka yaharangiye. Vuga uti mbana na papa arakomeye, uyu mwizigirwa arakomeye, uyu murengezi arakomeye, uyu arakomeye, naramubonye n'amaso yanjye. Iminsi isigaye imbere sinzi uko ingana, ariko ndayimwizereramo. Ibyo nzahura nabyo ndemera kugendera mu bushake bwa papa. Atura ayo magambo. Data niwe ufite abagabo beza, niwe ufite abagore beza, niwe ufite abana beza, niwe uzibura inda zikabyara. Data niwe ukora byose, data niwe ugabura, niwe ukwemerera bizinesi yawe igakora neza, wabikora mu bwenge bwawe bikanga. Data niwe utanga, ibyo aguhaye ubyakire. Shitani nta mbaraga agufiteho. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo murwanye Satani azabahunga. Mwizere Imana. None si intambara zose Satani yarwanye kuri wowe ntiyatsinzwe? Ukeka se ko hari n'imwe yigeze atsinda? Ukeka se ko uriho kubw'imbabazi ze? Ntago agukunda. Wikumvira Shitani, umvira umwuka we, emera kuyoborwa nawo, emera kuba mu bushake bw'Imana, wemere kuyoborwa nawo. Gabanya amagambo n'urusaku mu mutwe wawe, gabanya urusaku mu mutwe wawe, gabanya urusaku mu mutwe wawe. Gira umwanya wo gutuza, turiza imbere y'umubyeyi wawe, umubwira uti papa narakubonye, nabonye ineza yawe. Turiza muri we,
uti kandi nyuma y'iyo neza yawe namenye ko aho ndimo ndajya ari he. Erega wenda itangira ry'umuntu ryaba ribi, ariko isoza ry'umuntu ryaba ryiza. Ntiyaba ryiza. Imana yadukuye hariya ikatugeza aha, izatugeza ni Siyoni. Jya ugira umwanya wumva ukumbuye Siyoni, witwarwa n'imibereho yo mu isi. Abantu bagukunde kubera ko ufite amafaranga. Uyu munsi umuntu ahabwa icyubahiro kubera ko afite amafaranga, ariko wowe ibyo wibirebaho. Menya neza ko aho ujya ni heza, ni kwa Data ni heza. Mu isi ndabizi neza ko ibintu byose byubatswe n'ubutunzi. Ibyo twese turabizi ko umuntu yubaho kubera ubutunzi, ariko wazamuka ukagera mu bushorishori ukarunda umuku ukikubita hasi. None se ubwiherezo ryawe niriye? Ko byarangira bikubujije n'ubugingo, ko byarangira biguteye kwiganyira no kwiheba. Icyama umuntu wese akamenya aho tujya, icyama umuntu wese akamenya aho tujya. Ibuka neza ko aho uvuye ari amashimwe. Hari abandi bataharenze, hari abandi batahasimbutse, ariko wowe uyu munsi uraharenze. Ni amashimwe, ntabwo ari agahinda n'amaganya, ntabwo ari amajune no kwiheba. Aho ngaho uraharenze. Nishimwe, nishimwe. Abantu nibakubona urira bazabona urira amarira y'ibyishimo. Urata umubyeyi wahagukuye. Erega ibyo nibyo bituma turira turi abasore, tukarira turi abagabo, tukarira turi abamama, tukarira twubatse. Ibyo byatumye Dawidi yibuka imirimo y'Imana, ngo arangije aritakuma, ntiyirebaho, ntiyigundiraho. Ariko uyu munsi abantu barikomeje kubera icyubahiro bafite. Oya, ntutwarwe n'icyubahiro. Isi nta nyiturano igira, isi nta mukunzi igira. Uyu munsi bakubaha, ejo bakagusuzugura. Uyu munsi ubukene bwakuvaho ukubaha ukaba umukire, ejo bakagusuzugura. Iga kubara iminsi yawe, iga kubara iminsi yawe. Nta bwenge, nta buhanga, nta kindi bisaba, ni ukwemerera Umwuka Wera akayobora intambwe zawe, akakwigisha, akagusobanurira, akakwigisha kubana n'abandi, akakwigisha kugendana n'abandi, akakwigisha imvugo nziza, akakwigisha ukuntu usubiza. None se ayo mahane usubizanya n'ubwo bukana? Ariko we gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Menya ko igihe cyose papa kumvira, menya ko igihe cyose papa kumvira. Nta gihe azareka kukumvira, ariko n'umutera umugongo azakumvira ryari? Ese n'umutera umugongo azakumvira ryari? Ni ryari azakumvira n'umutera umugongo? Emerera Data, emerera Data. Erega umuntu yagusengera bigakunda, ariko nawe ufite umwanya wo kwegera papa ukamubwira uti bihenze imbere yawe byo gusenga. Reka mpagarara, wegerane na papa umubwira uti uri umubyeyi. Namenye kugira neza kwawe, namenye ineza yawe, kandi Data arakumva, kandi Data agambiriye byinshi kuri wowe. Ibihe byose by'umubabaro, ibihe byose by'umubabaro, ariko humurizwa umutima, humurizwa umutima. Niki kiguhumuriza umutima? Niki? Ni Data, ni Data. Wiha shitani urwaho, wiha shitani urwaho, wiha umwanzi urwaho. Ibihe byawe byiza byo gusenga, wigira amaganya, wiha shitani urwaho. Mutsindishe kwizera, umutsindishe kunesha gusenga, kwizera papa no gushima. Ibihe byose wowe uri musenga Uwiteka,
kigira umwanya wawe umubwira uti dadi imbere yawe, nibutse ineza yawe, nibutse uko wameneye amaraso ukangira ubwoko ntari ubwoko, habwa icyubahiro. Nibutse umubabaro wose nanyuzemo, uburyo wabanye nanjye, umunezero nanyuzemo, uburyo wabanye nanjye. None ndakwinginze kugira ngo muri iyi minsi nanone unyemerere ngendere munsi y'ubushake bwawe, nyoborwe n'umwuka wera. Mwuka wera yobora intambwe zanjye zose, aho ndimo ndajya ibyino mu isi ndabizinutswe n'intizanyo. Erega umuntu batije yitwara nk'utijwe. Ibyo bintu n'ibitizanyo, n'iby'akanya gato. None se ba runaka ntibari batunze, ntubazi se bari hehe? Ba runaka ntibari bubashywe, ntuzi ibyababayeho, ntuzi ibibavugwaho, ntuzi uko bimeze, bari hehe? Uyu munsi wowe bari iminsi yawe. Uvuga uti dadi, iminsi yanjye ni ingahe? Iminsi yanjye ndayibamo gute? Ni ibihe nkwiye gukora mu minsi yanjye bizamperekeza, bizagendana nanjye? Abari bakomeye amazina yabo yaribagiranye kandi bagize ibikorwa bikomeye. Hari abagize ibikorwa by'inashikirwa, abo baragiye. Hari abagize ibikorwa bigayitse, bose baragiye. Nta n'umwe wagumyeho ngo kubera ko yakoze ibikorwa by'inashikirwa. Bari iminsi yawe, igakubara iminsi yawe, igakubara iminsi yawe, igakubara iminsi yawe, igakubara iminsi yawe. Ntabwo ukomeye. Oya, wikwemerera umubiri ugushuka ngo urakomeye, wikwemerera abagusingiza ngo urakomeye. Abo barimo barakujyana mu rwobo, wibemerera. Kora imirimo yawe, uyikore, ubara iminsi yawe. Data, turi imbere y'amaso, turi imbere y'ubwiza bwawe. Data, twagiriwe ineza nyinshi yo kubana nawe. Aka kanya keza katari gatoya tugiriwe umugisha wo kubana nawe. Habwa icyubahiro kuko twemereye kubana nawe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe, nta wundi muzagisangira. Iyi minsi turimo twigishe kuba ari iminsi yacu. Konekisiyo zose zidafite umumaro ku buzima bwacu turazica mu izina rya Yesu. Ibigambiriye kutubabaza mu muryango turabica mu izina rya Yesu. Data Nyiringabo Imana, hari abakwifuzaho ubuzima, hari abakwifuzaho imibereho, hari abafite abarwayi mu bitaro, hari abafite imiryango iri gutererana ibibazo, hari abafite uburwayi bwabihambiyeho, hari abafite ubushomeri, hari abafite inyubako, hari abafite ababo bababajwe, hari ababyeyi banze abana babo kandi barababyaranye n'abandi babishaka. Uyu munsi Data, hari abifuza kugutera intambwe muri bizinesi, hari abifuza kugera kure, hari abari mu nzu z'imbohe, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abantu bababaye b'ingeri nyinshi zitandukanye, hari abari mu munezero wabo bari kuwishimiramo, baryamye ku buriri bw'abaguwe neza. Aba bose barahari. Hari abari mu buzima bwinshi butandukanye, ariko buri wese ubuzima ari mu uyu munsi umwigishe kubara iminsi ye, umwigishe kubara iminsi ye, kugira ngo amenye ko igihe gisigaye ni gito, kugira ngo atekereze ko aho ajya ari heza. Atangire kuvuga ati byino mu isi ndabizinutswe, nifuza ibyo mu ijuru. Nta ndwara ibayo, nta nzara ibayo, nta bushomeri bubayo, nta gusuzugurwa kubayo, nta batwandikaho inkuru z'incamugongo, nta gisida zibayo, nta mpanuka zibayo. Ibyo byose bisigara mu isi. Aho tujya ni heza. Buri wese mu mutima wo gukumbura iwabo, buri wese mu mutima wo gukumbura Yerusalemu, buri wese mu mutima wo gukumbura aho tujya, buri wese umuhe gukumbura aho tujya. Urakoze Papa, urakoze kuba uri umubyeyi. Wabanye natwe muri uyu mwanya wose, wabanye natwe muri uyu mwanya wose. Hari abifuza gushaka, ubacira inzira bagere ku rugero rwiza, ubaha ubushobozi. Data Nyiringabo,
nta wundi murengezi uhari, nta wundi uri ku ruhande rwabo. Hari abafite amafaranga menshi ariko babuze inama nzima, hari abafite amafaranga menshi ariko babuze urukundo ruzima. Uyu munsi bararizwa no kubura urukundo ruzima kandi bafite byose. Nta wundi wabaremera urukundo ruzima, ni wowe. Uyu munsi hari abashakanye bafite umubabaro kandi bashatse bazi ko bagiye kubaka neza, ariko agahinda karabishe. Niba dusenganye uyu mwanya, bagirire neza. Niba hari abifuza gushaka babuze ubushobozi, bacira inzira babona ubushobozi. Niba habahaye urukundo, erega uri umubyeyi, nta wundi wo kwizigirwa. None umuntu wamwiringira ejo akagutera utwatsi. None uyu munsi wamwiringira ko hari icyo azaguha, ejo agapfa cyangwa agapfusha. None se byaba bidahindutse? Uyu munsi umuntu wese mugirira ibambe, mugirira ibambe. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri igitangaza, urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kubw'ineza yawe, urakoze uhabwe icyubahiro. Icyubahiro kibi cyawe. Turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye mu kanya kose wabanye natwe. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe, kunesha kuba kwawe. Abagiye kuryama urarane nabo, barare mu munezero w'ibitotsi bidasanzwe, barare mu munezero wo kumva batembera ubwiza bwo mu gihugu, barare bakumbura ya mahema tuzaturamo, barare bagenda bazengurukamo, ubazengurutsemo, ubagezaho heza. None se abantu baravuga ngo bararaharyana, ariko se haraye hamurya n'ibyo byiza, ahubwo yarara mu munezero wawe, agahindukirira mu rubavu rwawe, agahindukirira mu ibaba ryawe. Aho ngaho niho yaryama neza. Ababyutse bagiye mu kazi gatandukanye, ugendane nabo, ubarinde mu kazi. Abari mu kazi uyu mwanya ubashigikire, buri umwe wese abona ineza yawe ica mu maso ye, buri wese abona ineza ica mu maso ye, kandi ntihagire urambirwa gusenga, kuko twamenye ko hari uburyo bwiza bwo kwegerana nawe. Urakoze rero. Abarwayi bahumurize, n'ukuri bari mu nzu y'imbohe basure, abashonje ubagaburire, bambaye ubusa ubambike. Igihugu cyacu ukomeze kukigeza ku rwego rushimishije, urwego rw'abandi bose baza bumva ko bageze mu Rwanda bakaruhuka, nta matiku, nta nzangano. Aho niho twifuza kugera. Umukuru w'igihugu umunezeze n'umuryango we, akomeze kumva ineza yawe igendagenda mu mutima we, kugira ngo n'abamukurikiye bose barushaho kunezererwa. Data Nyiringabo, ibyo byose bigere kuyoborwa nawe, yumve bigenda neza. Itorero muri iyi minsi ryubatse urukuta rumeze rute? Ese urukuta itorero ryubatse muri iyi minsi nirwo ukwiriye kuribonamo? Ese si ya minsi ya nyuma benshi bari kugwiramo, abandi bari kwanganiramo? Ariko hari icyo wakubaka ukavugurura ku itorero, ukarengera abakozi bawe, ukabaha guhuza, hakabura inzangano muri bo, hakaburamo amatiku muri bo, ahubwo ugashyiramo umwuka wo guhuza. Tanga umwuka wo guhuza mu bashumba, tanga umwuka wo guhuza. Urakoze data, urakoze kuri Imana nziza. Icyubahiro kibi cyawe, abashomeri ubaha akazi, abababaye banezeze. Uyu mugabo ufite ibibazo by'umugore wamutaye, akarya ibye, umugabo akabayeho mu gahinda, ni wowe uzi ikimukwiriye, ni wowe uzi icyo wakora. Uyu muntu ufite abarwayi bagize impanuka mu bitaro bakaba bamerewe nabi, ni wowe uzi icyo wakora. Wabagira imbabazi nk'izo wabagiriye, ntibashire mu mwuka, kandi shitani ashaka kubakura mu mwuka. Aba bari kubaka ubashigikire. Abangaba bose bakwifuza bakubone, aba bari mu bukode bakeneye inzu zabo, urebe ikibakwiriye. Twifuza byinshi, dushaka byinshi, ariko wowe uduha ibidufitiye umumaro. Uyu mumama ufite agahinda k'umugabo wanze umwana,
uyu mumama ufite agahinda k'umwana ufungwa buri munsi, aba bantu bose bakeneye ineza yawe, ariko mbere ya byose ubatuzemo imitima ishima ku byo wakoze, ubatuzemo imitima yemera gushaka no kwakira ubushake bwawe no kugendera munsi y'ubushake bwawe. urakoze kugize neza, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo. radiyo Umucyo ukomeze kuyagura bigeze kure, abari hanze bakenera gukomeza kuyumva, bagende bakira ineza yawe, bagende bahumurizwa na byinshi bigenda bitambuka kuri radiyo. abafite umumaro baze batanga ubutumwa bwiza, baze bagura ubwami bwawe hano kuri radiyo. abadafite umumaro, ababitwaza uko babyumva, abo ntabo dukeneye, abo ntabatudindiza, abo ntabatudindiza. Data Nyiringabo, urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo, amen. Haleluya, haleluya. Data, turakunezerewe kuko uri umubyeyi, turakunezerewe kuko uri umubyeyi. wuzuye ibambe n'urukundo, ineza yawe ntigira iherezo, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe ntigira iherezo. Ndabashimiye mwese abantu twabanye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezererwe, Imana ibishimire, Imana ihaze kwifuza kw'imitima yanyu, Imana irebe ishyaka n'umuhate muba mufite, Imana ibagirire neza, Imana ibibutse gushima, Imana ibibutse ibyo yakoze ku buzima bwanyu, Imana ibakumbuze Yerusalemu tugiye guturamo, Imana ibigishe kubara iminsi yanyu, Imana ibahe guhuza n'imiryango, Imana ibagenderere, Imana ibagirire neza, Imana igwize urukundo muri twe, Imana igenda ahantu hose mu misokoro yanyu, abarwayi bakize, abafite abarwayi Imana ibahumurize, abantu mwese Imana ibagereho, kandi neza y'Imana inyure mu maso yanyu. Ndabashimiye rero, mwagize neza. Ushobora kunyandikira ubutumwa kuri 0782 60 50 44 0782 60 50 44, ukanyandikira ubutumwa ukavuga uti kuzo twasenganye, twagiranye ibihe byiza, nahumurijwe, nanjye numva nsubiye imbaraga mu bugingo. Ntago ibi tubikora kwirata, ntago tubikora kwirarira, ntago ibi twabishobozwa na kamere zacu, ibi tubishobozwa na Mwuka Wera, kandi ubu n'ubuntu tuba tugiriwe. Nkwibutse ko n'ubuntu tuba tugiriwe, ni imbabazi z'Imana tuba tugiriwe, suko twakoze imirimo myiza, suko tuyikora, ahubwo ni neza y'Imana ibitugiriye. Rero Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Nzi ko turi buze gusengana n'abandi bantu bari buze kuba bakiri maso ku isaa 9, tuze kugirana nanone ibihe byiza byo gusenga, kandi nzi neza ko Imana iri buze kutuganiriza. Ubwira abantu bajye baza tugira n'ibihe byiza byo gusenga, ujye utumira abantu, reka tuzagira igihe cyiza, utumira abantu babwira uti wihangane umunsi tuze gusengana, cyangwa se niba waryamye kare uzinduke ku isaa 9 tugira n'ibihe byiza byo gusenga. Duhamagara Imana mu muryango, duhamagara Imana mu itorero, duhamagara Imana mu gihugu cyacu, dushakisha Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimunshakana umwete muzambona. Mureke dushaka Imana dufite umwete wose, kandi Imana izatugirira neza. Imana ibahe umugisha. Rero wanyandikira kuri 0788 60 50 44, tukagirana ibihe byiza. Urwo ni rwo rugendo, kandi niho twifuza kujya. Rero Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe nyine murabizi, ndabakunda, simba mbasize, ntago mba ngiye, mba ndi hano hafi kugira ngo dukomeze kugenda dukomeza gusangira ibyiza byose Umwami Imana yaduteguriye. Kuri mikoro rero yari Ikuzo Emmy, umunshuti yawe.